Vuga ati bantu bati guta umuntu akuru ubukwe bwa miliyoni 60 ntanze aragura nta n'imodoka aragura. Hano kuri table hari Mitsutsu na Dr. Nsabi. Baramutse baguhitishijemo ari option ya nyuma. Ngo kundemo umwe ari option ya nyuma. Wakundana nande? Kiragurya kuri social media nitambukira mbanguye ku ka video. Arye ni wari oya nagarore wambaye goriki. Uri kubyina rwose wahanishije. None akare ka video kavugishije abantu benshi. Uri kubyinisha umukobwa. Abantu bakibaza. Ese nuko arabuze umuhungu wo kubyinana nawe? Abandi bakibaza. Ese ni cyangi korwa kinuza n'iki muri ufavoriza? Byari bimeze bite? Hey, what's up, my beautiful people? The name Ukome Sorting ibisanzwe nkuko mubizi. Ntabwo tujya twiyora tugira hirya no hino tubazanira ibyamamare. So ni muri ubwo buryo rero mbabwira ko iduka rya Fresana ni iduka rya Jama Phones Shop, ni iduka riba serving ibintu byinshi bigiye bitandukanye, harimo amatelefone y'ubwoko bwose, Samsung, ama iPhone guhera kuri 15 kumanuka kugeza no ku bundi bwoko bwose bwarangiye. Barizwa muri Jama Phones Shop. Bafite ama Samsung, bafite ama 4D, ubwoko bwose bwa telefone wakenera muri Jama Phones Shop ubarizwamo. Mubagane baba serving utuntu twa Fresana. Ku bindi bisobanuro rero hamagana imwe twashyize kuri screen nawe ukiryohera ukaka ukamera fresh. Ikizongereza turi kumwe hano. Bimeze bite? Ni sawa. Bimeze neza? Cyane. Biratorika? Kuwikirije suza ari ibiki mvuze. Ibyari byo byose. Uguraje bakwito. Uza gatangira nkuvugara? Cyane. Sinagusuye se. Sinamenya meraye nkuvuga. Mbere yuko nkuvuga. Reka mere ku myenda wambaye. Wambaye neza koko. Murakoze. Toromo ko abanga aragenda gukubitira makaje. Ari nakajipo nakakanza. Agakanza. Argira ibara baryita niba ari umukara, niba ari umutuku, niba ari umweru, niba ari pink. Ndi bambara umuntu yapfuye. Wambaye ibara ribambara umuntu yapfuye. Ikintu cyose wakambara bisaba kuberwa. Niyo cyaba ari kibi bisaba kuberwa. Kandi woba wabere. Ndabi niyo ndwara ndwaye. Urwaye indwara yo kuberwa. Abandi se wabarangi ahantu bayivuriza kwiyoza nkatwe kubona byagoranye. Bazaze bambaze, bazace mu gikari nzababwira. Wambara he first of all? Ngendi yambika. Ninjye uba witayo. Mugihe abandi bagenda bagashaka amadoka ngo bagashaka ibintu bibambika ngo bagakora iki bagakora iyo bwabaga ari ku mukobwa wacu ngo reka ngomba kwiyambika. Ngendi yambika. Iwawe. Ukabyuka ukamanura kuri protomat. Nkareba nkavuga ati uyu munsi ndambara karaga kanzu. Okay, Fresana nkuko mubona ku mashusho ya Sample TV show twakiriye cyamamarekazi amwita Miki arya simikira. Ni Miki. Miki yafunguye cyane. Azavuga koze ka kantu ngo hello guys, welcome to my YouTube channel. Igira ntya. Tubwire ukuntu wakavuze festival. Yego ndakwiyamye mwana. Naravuze ngo hello friend and family. Maze kubona ko nanjye ibintu mukora nabishobora. Nemeye kwibuka mu nzira zanyu mu kigikira. Warumeze ute se muze musanzwe Miki? Sawa. Biragenda cyane. Umwuga urakomeje. Umwuga wuhe? Imyuga ari mike. Ciao man. Aha. Urakomeje. Biragenda neza uragenda ukabona abakiriya baraza. Abakiriya bahe? Kana ko. N'umwuga bikora n'abakiriya ukenera. Umwuga nuwe nkuru usaba abakiriya. Ukora. Use byo gushyira kuri YouTube channel. Imyuga ihari ni myinshi. Sibyo? Wowe uri nkora uwuhe nyine nsobanurira. Uzi ukora nyine nawe. Uwuheze. Wajya reka kwijijisha. Dukunda gukubitana mu mihanda ya Kigali. Ndi mu biki? Abantu bakora imyuga mu mihanda.
arimo arashaka kuneranya n'abanyarwanda. Ashaka kuneranya n'abanyarwanda. Abantu batabyumva nabi navugaga umwuga wo gukina filime mawe. Navugaga biragenda biza gake gake, reka nta mwana uvuka ngo ahite yuzura ingobyi. Gake gake biri kuza biraza gake gake. Sasa nagira ngo utangire utubwire uburyo winjiye muri kariyeri yo gukina filime, kuko niwe mwuga wakora mu buzima bwawe bwa buri munsi. Nubwo twihuse ariko tugira ngo tutazaba nka wa mwana ngo nka wa muntu wagiye gusaba, ari umuntu wagiye gusaba ngo ikimasa ni ikimasi bwami. Garagenda avuga amagambo aca kure aciyo hiryo niyo. Umuntu umwe araza aravuga ati mwiriwe abantu, twari tuje kwaka ikimasa imfizi, barakimuhaye wa wundi akiri mu magambo kandi yageze imbere. none nawe rero ntabwo ndi wirirwe nyura kure no hirya no hino. Winjiye muri kariyeri yo gukina filime gute, byaje ryari? Bino bintu bya filime narabikundaga kera, nigeze kubikinaho muri mbata kibicishaho kuri televiziyo agikora kuri flash. Si flash ra? Nyine nza kubona mbona nta swaga ntaki ndabireka. Nta potential, nta stamina, nta uzu. Mbona biraho ndabireka. Noneho nyuma nanabitekereza numva bino mu bintu navuyemo. Nza guhura n'umuhungu w'umushuti wanjye mu mujyi. Arambwira ati Miki, kuntu usigaye usa, kuntu usigaye umeze, ibintu bya sinema byakubera. Ahera ku kuntu usigaye usa. Nyine turahura turicara aranganiriza. Nyine ubwo bunduki ahita amfasha kugera kwa Kiramani. Uba winjiye muri timu ya Kiramani. Hari ibintu rero ngo abakobwa bose akenshi bagiye kwinjira muri kariyeri yo gukina amafilime ngo babanza kubanyuza kwa pembeni batabaza dutemo. Wowe ibyo ntabwo wigeze uhura nabyo? Wapi, ntabyo nahuye nabyo kabisa. Nta muntu wigeze ukubwira ati mbere yuko tugutunga kamera ubanza umuntu zingaye ku buryo Kiramani ntabyo yansabye. Naraje ubwo bunduke yamuvugishije ko ndi bugeyo. Nzari bunduke uri kundangira bari gukinira. Ngera mu Kiyovu ndabasuhuza, yabaganye na bunduki. Nitanyina ako kanya abona nyine umunsi wa mbere tunakina nyine ko ari gukora ikizamini kugira ngo arebe ko mbishobora, kuko nasanze bari gukina ndamuga ndabikunda mbyiyumvamo. Mitanyina na Nansabe babona ntabwo nyine ndabishoboye. Ntarinjira muri timu yawe. Winjiye muri timu gutyo tangira kubona ubu video bucicikana uri kumwe runaka. Uwe muntu ko winjiye muri timu ugahita uyihubanganya gute? warayubanganyije tubana ibintu by'inkundo birongeye. Nkundana nande? Nta shero ufite? Nawe uri single? Ndanamushaka ndamubaba. Uri single? Cyane. Ongera usubire muri kamera ngo ndi single. Njyewe ndi single. Single search ya serious? Serious mwana. Uri serious nta mukunzi ushaka? Ndi serious. Nyine nta mukunzi ushaka? Oya, ikintu nkubwira ndi single ariko mubonye namwakira ni sara umuntu mwanze. Uri rero ntabwo uri single serious. Umuntu uri single serious na wa wundi nyine abari single atanakeneye umukunzi. Ubu ngubu nese ubu tubwiye harimo abaza ariko tukabona ntabwo bari serious, niyo mpamvu nabaye single serious nyine mu gihe ntarabona umuntu wanyawe. Cyangwa uri single taken? Mitsutsu murakundana cyane ntabwo mukundana? Ariko man ishobora byose ntabwo dukundana. Urabihamya imbere ya kamera unicara ubishimangire uvuge ko Mitsutsu mudakundana? Nca ntabwo dukundana gusa ni inshuti yanjye. Ni inshuti yawe? Ko ari ikiganiro nabakoresheje ejo bundi turi mu bukwe bwa Kiramani. Kavuga ngo ni sheri wawe uri na Proudy. Akavideo ndagakata ngashyiraho. Shara reka nkubwire. Mitsutsu ntabwo dukundana. Kumva mbahukuri. Mitsutsu nayo nyine twamenyane n'ubundi muri timu kwakira. Tuba inshuti, ni umwana mwiza, ibitekerezo, amasapoti yose ikenewe. Yego. Hanyuma ya support n'ibitekerezo? Shaman, ni inshuti yanjye, byose ni inshuti yanjye. Nyine hanyuma y'ubushuti. Amafaranga se? Ibintu mvuze amafaranga njye hari amafaranga. Hanyuma y'ubushuti nyine havuyeho ubushuti. Havuye ubushuti oya. Muri abakunzi. Ntago turi abakunzi ariko ntago ari umuhungu mubi. Nindamuka numvisha ko na Mitsutsu mwakundanye. Ibyo bintu tuzabifate dute? Tuzabifate nk'ibisanzwe to.
iri mu nzira se basi ntabwo biri mu nzira ariko nta nubwo amwaye ni umusore mwiza ntacyo atwaye umukobwa ugiye yereka ritambutse ahubwo umukobwa ufite yereka kwa Mitsutsu ritambutse hari ikibazo rero ngiye mu biganiro byanjye nkunda kubaza cyane cyane ku batumirwa mba natumiye dukompara abantu babiri hano kuri table hari Mitsutsu na Dr Nsabi baramutse baguhitishijemo ari option ya nyuma ngo kundemo umwe ari option ya nyuma wakundana nande shada kwiyamye mwana ntago nyisubiza pe mbabarire ntago nyisubiza shaka abandi umbaza batarawe kubera icyo hanze Mitsutsu na Nsabi ni abasore bamwaye oya natubana muri timu nshobora kuvuga umwe ndakabigiraho ikibazo navuga undi wapi ariko ukuri kwawe kuba ari ukuri kwawe kandi nta nubwo kunakuraho ukundi mbaye nkubwiye ko nta n'umwe nahitamo se cyangwa guhitamo nihame ngo reka nkubwire sibyo Nsabi ntabwo turi inshuti cyane nyine ariko turakurikira turaganira turakinana tuziranyaho gusa Mitsutsu nyuma ya kamera nyuma yo gukina best friend wanjye mujya mwita oya ibyo birabeshya ni inshuti yanjye rero ngo bamitishemo Nsabi na Mitsutsu nahitamo Mitsutsu wabandi bakwihitiramo Mitsutsu kubera nyine Mitsutsu we tumaze kumenyerana amasapoti abantu benshi batakemera kumpa ibikorwa byanjye byose babona no kubera we kubera Mitsutsu rero reka umuntu gwa support nta kintu agukeneyeho nta n'ikintu agiye kukwaka uwo muntu ni umuntu w'ingenzi mu buzima bwawe Fesana tukiraho ngaho ku bintu by'inkundo rero ndahita nkomozaho ku bukwe bwa Kiramana Kiramana agira ati akora ubukwe bivugisha abantu amagambo menshi bati yasesaguye abandi bati ubukwe bwa miliyoni ngo ntarye ni 60 ni 80 we wandusha amakuru ntago mbizi nanjye ndumva gutyo yavuze ko ari ubwa 70 ingahe ninjye wasanga ari ubwa miliyoni 100 buri wese nuko yabibonye aravuga ati bantu bati guta umuntu akura ubukwe bwa miliyoni 60 ntanze aragura nta n'imodoka aragura rero reka nkubwire nuko abantu tugira kureba ibitatureba barabizi neza se ko izo nzo ntazo afite shaka gusanga n'abandika muri comment bari mu nzu z'abwo abakodesha agiye mutubabarira ariko muvuga neza uko ari boss wawe kugira ngo nese nyine barabizi neza ko nta mazi afite wese ubizi neza arayafite nk'icumi mu mujyi wa Kigali ahubwo ishyarire bice cyane imodoka nazo arazifite nuko ziba zitwaye abakozi imodoka n'inzara zifite nuko biba bitwaye abakozi niyo yaba atabifite ariko arabifite ngiye twe tuzi ko abifite sasa wowe uri kumuvuguruza kandi we mu kiganiro yakoze yavuze yuko amahitamo yiwe bwari ubukwe uri kumva buri muntu mani ntago kira yapanga ubukwe bameze kuri adafite ikintu kinini yarakoze kandi ni umukozi biranagaragara rero ntago yasesaguye ntago yakoze ubukwe ngo adafite ibyo anashatse yagura n'ibirenze ibyo yagura n'ibirenze ibyo urabizi neza ubushobozi bwe urabona ntago ngenza ubushobozi bwe gusa nizera ko ari umukozi kandi gukora iyo ukoze cyane nta kintu utageraho baguhitishijemo rero wowe mbere na mbere ari ugukora ubukwe bwiza nka buriya bwa Kiramani ari ukugura inzu n'imodoka nicyo wabanza mbere utagendeye ku marangamutima n'ibiki by'abandi wowe uvuge ku giti cyawe ngewe ikintu cya mbere nabanza nkagura inzu nkagura inzu ubukwe bukaza nyuma kubera icyo wahitamo inzu mbere inzu nyine inzu mana inzu ni ya mbere iyo buriya bukode bwa muri Kigali buravuna iyo ufite inzu ufite ahantu uryama niba udafite icyo kurya utazi ko nta muntu uri bukuze hejuru ngo ntabwo wishyuye inzu ibyo biba bihagije wanze agatwikiriye kugenda umeze gutya none se wari ntago nahitamo imodoka ngo nyisimbuze inzu burya ngiye nagura inzu niyo nagenda n'amaguru ariko nabanzi ko mfite ikintu ejo nanapfuye abanjye basigarana upfuye ufite imodoka bw'abawe ntibayisigarana iyo modoka ari inkoresheje impanuka dosebwo ntago uzi uburyo imitingito ibamaze akarindimuka arindimutse bagura ikibanza basi n'ikibanza se cyarindimuka n'imodoka nayo ikozaga isida nta kintu bagura iki bahagura amapine
bakayagura ngahe usika atavamo no gushyina n'isanduku ntiyavamo n'isanduku ariko inzira indimutse hasigara ikibanza fresh sana kabisa tukiri noneho ku bijyanye n'ubukwe bwa Kiramani yagurya kuri social media nitambukira mbanguye ku ka video arye ni wari oya nagarore wambaye goriki uri kubyina rwose wahanishije none akare ka video kavugishije abantu benshi uri kubyinisha umukobwa abantu bakibaza ese nuko arabuze umuhungu wo kubyinana nawe abandi bakibaza ese ni cyagikorwa kinuza n'iki muri ufavoriza byari bimeze bite kugira ngo ugere muri mood yo kubyina kuri ya rwego byaje bite byari bimeze bite Shareka mbere na mbere ngiye nari nishimye nta nzoga zari zirimo twe twanyweye inzoga sibye ko ntanazinywa ko murabibona ko ndimo ndanywa agasitro nta nzoga twe twanyweye gusa mani twari twishimye kuko buriya bukwe ngiye kuva naza muri timu narabwumvaga nari mbutegereje biri mu bintu twari twariteguye bihagije rero uriya munsi twari twishimye pe wumve ngo twari twishimye hanyuma mwishimye mutangira kubyinisha abakobwa bagenzi bawe nimba wararebye video neza harimo video nabyinanaga n'abahungu nkabyinana n'abakobwa si byenda ko bapostinze ibyo bashaka ariko twabyinanye abantu muri rusange nyine iyo wumva uri kubyinana n'umukobwa mugenzi wawe uri kumubyinisha ingwatira uri kumubyinisha nyine wakundi bavuga ngo imibiri ikoraneho uba wumva we muri we umeze ute numva ari ibisanzwe numva nta bya danje ni ibintu bisanzwe nkuko wabyinana n'uwari we wese nta bintu birenze wumva ari ibisanzwe nta tuntu tuzushagarira se wapi nta bushagarira ntabwo wapi gusa bwa butewe n'iki nta kintu cyakibuteye ariko wari wahiye cyane wari uri kubyina ahantu hari itangazamakuru rikomeye cyane ndakeka media yo mu Rwanda yose yari ihari hari n'abandi bantu ingeri zose uri kubyina kuriya we muri we wiyumva gute n'akantu ko gutekereza ko abantu bari kukureba wigeze reka kubwire ngeyo nishimye nago nita ku maso y'abandeba mbogaragaza ibyishimo byanjye nabyinaga kuko nishimye ko nyine twishimiye igikorwa Kiramani yakoze nge ndumva ro kumva ngo nta kintu ngibye ari bintwaye baranabipostinze abantu benshi nabibonye ariko nge nta kintu nabintwaye fa kuba nzi ko nta kintu kandi nta n'ikintu kibi nakozemo ko ari ugaragaza ibyishimo byanjye narabigaragaje ese wabonye Kirene yari kugufata video narabibonye hari umushito wanjye wamagara ambwira ngo reba kuri Instagram ya Irene ndebyo nyine ndabibona umaze kubibona wowe wiyumvisha umeze ute byaransekeje tu nahise ntekereza ko nshobora kuba nari nizihiwe cyane nyine ko nabonye nyine nanjye nitegereje nyuma mu gitondo mbona ninjye uri kubyina muri sare abandi bose bicaye ariko hari amakuru bampaye ngo ahantu wari wanyuze ubanza kwikwikira kuko ngo ziriya vibe reka nkubwire njyewe nabyutse mu gitondo navuye mu rugo duhitira hariya twiriwe hariya ntabwo tugeze tuhava ikintu nanyweye ni fanta ntabwo twatunoza nese ko ntanywa inzoga uri kumva ibintu byari ko harya ntunywa inzoga reka do siko intama y'Imana abone so mwenze gutuma umukobwa mwiza hari abakobwa nese ko nanywa inzoga gute koko undi nta mukobwa mwiza unywa inzoga ntabwo bibaho nanzo ntukanywa inzoga ntabwo nabikora njyewe mwero dufanta bagiye kunywa orange ahubwo harya ngo Asura cyari wowe cyane cyemeza ko nariyo nikiye ahubwo cyemeza ko riyo niki ni byose urugero kunese kankubaze wareba umuntu ukavuga ngo ntago ariyo umuntu niwe wimenye dore fact utubwira ati ngewe nimukaze mumbwira ibyo bintu ngewe ndiyo nikimenyimenyi gutya hatize nikimenyimenyi mu ndebe mu maso ndacyari n'agapucu bakureba gukunda cyara agapucuri ibintu simbizi ibiki utazi ibyo to ibihe ibyo ariko by the way ndibutse shawe nabonye umukobwa kuri social media nakabonye ninjoro kuri TikTok kambabaje umubebe uri kwataka Kiramani ari kumutuka byatari nko wakabyara mwe ko natwe abantu tubabazwa n'imitwaro tutikoreye ntwari uri mu kwe bwa Kiramani papa we ni wamubonye
yego umuntu uvuga ngo agatuka kiri bitutsi bingana kuriya wanasuka video ngiye nakabonye amutukaga ngo iki mani nagacano kamaze iminsi nakanda kwita agacano ariko uwo mubebe yabanje atuka Jackie none numvishije atuka yabanje atuka Dumba biva atuka Jackie none nababaye iyo video none yatatse boss wawe aravuga uti ntago iyo nayirebye ninjoro nayibonye kuri TikTok mita sinema kuri iyo YouTube yitwa mita nyisachinga kuri YouTube ndakireba ndavuga ariko se mani ishobora byose kabantu tubazwa n'imitwaro tutikoreye ubu ngubu abantu bose babuze ibintu bajajinga na waje uvuga ngo wenda ngo Kira ntiyishyuye ibi bazavuga ngo yarasesaguye none batangiye no kumutuka ngo ntago ngo papa we ngo yakodesheje papa uza mu bukwe ngo yakodeshe papa uza ngereka nkubaze uwo mukobwa simpunze are you serious ko ibintu bavuze ari ukuri ubundi ari ikintu bavuga ngo amaboko atareshya ntaramukanya uri kumva kandi ururimi ruraruga nyine amaboko atareshya ntaramukanya Kiramani n'umuntu w'umugabo wubatse nta nubwo ngiyewe numva ko bikwiriye ko agomba kuza kumutuka twe twari mu bukwe uwo muntu uvuga ntiyari ari mu bukwe abizi ko atarahari sha ntago yari ahari nese ko Jackie namubonye n'uwo mukobwa yabaje ko ngiye nkunda kugura ibintu by'ibiganiro nene ko namubonye ariko kwifata widutukira boss gare batumwatatse natwe abakobwa tukamwataka ariko twebwe twararezwe ntabwo dutukana hari amakuru avuga yuko ngo ubukwe bwa Kiramani bwari burenze kurusha ubwa The Ben iyo bwa The Ben ntabwo nabugiyemo ariko ugereranyije hari amavideo wabonye uri kumva unagereranyije impamvu bwa Kiramani bwari burenze bwa The Ben natangiye numva ngo kubujyamo ni 50 ngo kubureba ngo nukwishyura sibyo Kiramani kujya mu bukwe bwe bwari for free gutwerera kwari uko bishaka kandi we ntago yateguye ubukwe avuga ngo nibataminwerano ntibuzaba ngewe ego Kiramani yakoze ubukwe n'amakuru avuga yuko ngo mu bukwe bwa The Ben Fanta zabuze nabyo nzi nimba ari byo sinanabizi ariko Kiramani arafite ubukwe bwiza cyane ngewe ku myaka yanjye mfite burani bwo bukwe nagiye mwishima ariko hari aka video nabonye ariko abakobwa murarura koko uko hakabaye harimo ibiryo uko hakabaye harimo ibyo kunywa ni woninde aka video nibirimba turaza kukanyuzaho nakaye ari yikoreye urusahane we inde muvuga inde muvuga muvuge ninde oya reka twe kubikontaho cyane by'amasahane ariko nyine kaba karanyuzeho ariko kurya nabyo ni sawa ngende umva nareba wari iby'umara se rega nta muntu mwiza nta muntu ntawera kunda bakagiye babyemera akareka kwiyoberanya mustari kunda ntawe ntago bibaho nk'ubu nanjye ndimo ndinywera agafanta biragaragara agafanta sasa Kiramani akoze ubukwe ni urugero rwiza ni boss wanyu biranumvikana yuko ukora ubukwe mbere yanyu ni fesana kabisa sasa wowe nka Miki wowe gahunda y'ubukwe ni ryari yego mani ishobora byose simbizi ngo yego mani ishobora byose ntabwo mbizi se ndapanga ubukwe nta na boyfriend mfite ase mikuvugishije ukuri nta boyfriend mfite yego ntawe murangire nge yego uri seri ariko ntago nyeneye ubusore buza kunyibiraho ikibazo abakobwa bose bo b'Kigali ngo basigaye ngo nadakundana na diaspora ngo wapi urabasanga bafite icyo nyine ni wasanga ba diaspora basigaye bagira urukundo rw'ukuri urukundo rw'amafaranga oya ariko amafaranga ni iki aha ntacyo muzi okay guys abantu badukurikiye ubu Miki murebe uku ni singo arashaka umukunzi mumurebe mumukunde aba diaspora bankurikirana kuri Sample TV show aya makunda yabahaye mu yamaze icyo mushaka byoroshye mwana ase Miki uramutse ubonye nk'umukunzi wumva ari nk'icyo wamukorera kirenze cyatuma atazaguca inyuma cyangwa ngo ajya ahandi shangiye ikintu cya mbere namwubakamo icyizere
icyizere buriya ni byose ari umwana oya ibyo byose ibyo ni ibyo njye namwubakamo icyizere buriya icyizere nicyo kintu cya mbere iyo umuntu mwizerana ibindi byose biza nyuma icyizere si ukira cyabaho koko ubu nimba warahuye n'abantu badahabwa icyizere ntugire ngo nitwe none se ubu abo mwatandukanye kuki icyo cyizere utakibahaye cyane bwo ugiye kwiga gukundana nta mu ex ngira ngo nta mu ex ngira uvuze nta ex ngira are you serious ex wanjye yandika muri comment ufite imyaka ingahe 22 kugeza ku myaka 22 nta ex nta boyfriend ntaki ubwo uri kumva rero abana tuba twarakuriye mu masengesho ibyo tuba tuzi ko bizira masengesho kandi koko wakuriye mu masengesho okay fesana noneho reka tugire twigarukire mu buzima busanzwe watangije YouTube channel irimo irakora fresh kabisa ndagira ngo noneho tuganire kuri YouTube channel yawe kuko kenshi biba biri na ngombwa kugira ngo tunafavorize igikorwa cy'umuntu iyo gihari kandi gikomeye biba ari ngombwa kugifavoriza kugira ngo nawe arebe ko hari ahantu yagera watangiye YouTube channel yitwa ngo iki yitwa Miki TV show yitwa Miki TV show aha itekerezo noneho cyaje gute cyo gufungura YouTube channel no mushiti wanjye bita Frank niyo wangiriye nama bahita banayimfungurira kuri Severland mbese wafunguye YouTube channel kuri Severland ubwo mise nova ese icyambere ntabwo nayo mfite boyfriend ngaransohokana cyangwa arama impano naravuze reka nshake ese ibintu byasiba kuri Severland tugifungura channel reka nshake ikintu kiri buze kungira busy wahise wishyura nishyura iki ntabwo bizoro wahise wishyura nishyura iki abaho gufungurira channel nyine yagangiye kukubwira ikintu reka twige ikintu ko kumva ko gufasha umuntu ikintu bitavuze ngo araguha ikindi sibyo iyo uhaye umuntu inkunga mu buzima ushoboye iyo uyihaye nzabigenderaho kandi nanjye bizaba imbaraga zo gufasha undi muntu wihita geta ngo uriya muntu nimufasha ngo ndamukuraho iki ibyo bintu ntabwo ari class ubwo wahise ufungura YouTube channel kuri Severland utangira kuduteraho ibintu twitega iki kuri channel yawe abafana bawe cyangwa abakunzi bawe bitegeke ubundi natanga ibiganiro nshishaho filime imwe ariko mba nyihagaritse kubera babizi ko kenshi hari igihe ubushobozi butaraboneka neza ubu turi gukora amavlog mu muhanda kubaza abantu ibibazo amapranka n'ibiganiro bizajya bicaho nyine tuzagenda tubaha imvange ibyo muzakunda cyane nibyo tuzakomeza bivuze ngo YouTube channel yawe nta sije runaka cyangwa na content runaka mwibanze ahubwo mwe mugiye nyine izagicaho cyane ni ukugerageza abantu mu mitwe yabo nyine tukareba we ngo utunguye nka kubaza iki kibazo ntabwo igihe cyose nyine ubwonko bwawe bukora gute nyine turashaka ngo bajye bakubaza nyine ubwonko bwawe bukore vuba vuba nk'abanyeshuri ibyo dushaka nyine tuba dufite stress nyinshi hano hanze za zitatworoheye gushaka imibereho kugira ute ariko iyo ukoreye n'umuntu agacarenji niyo byakanga mwese mugaseka hari ikintu abaruhutsemo muri we hari nk'umuntu waba ucyava mu gitondo ataraseka tuyadura agaseka hari ikintu nzamumariye mu buzima ubu ugize aba subscribers bangahe ntabwo mperuka kureba gusa mperuka ari 800 wafunguye channel ariko ntuzi aba subscribers ufite ntago ari ukuntu hari ukuntu njyaho nka buriya kintu mba nshaka cyane mbere kura ni watch time abasabu uko nzi ko nyine barenze 1000 ubwo ikintu mucishikajwe nacyo no kuzuza amasaha ahubwo mwe bantu munkurikiye bampiningire link mubirebe mubikunde ndebe ko nanjye yamonetize nkatangira kujya nanjye durira kuri banki ngwino mu ruhando imiryango ibifunguye umuntu wese araza akinjira dore na Sabe yujuje miliyoni ejo bundi ni igikorwa cyiza mwana barahereye bari kugira ikinini ni ukuri nyine rega Sabe akora ibiganiro bifasha abantu by'ubwenge nta muntu nzi neza ko nta muntu ufite smartphone utazi Simbi TV
kandi buriya nyine ukora neza wisanga imbere abantu benshi yafashije ibintu byose ageraho ni amasengesho y'abantu afasha. abasengewe ntabwo mfashara wese nturenga nimba ubafashamo 10,000 yewe ubu urumva ushaka amafaranga yanjye nzogura kunywa se wazishyura agafanta kamwe niko agiye gukoreza. none ikintu gisekeje nuko ari wowe wanabinguriye umukobwa n'umusharamari arababeshya si wowe wantayemo se urambeshye ndimo ndanywa fanta wanguriye nanjye niwe wanguriye ubwo twaguriranye. fresh twari dukomeje ku kintu cya channel cyuko nawe wakiriye YouTube channel ugiye gutangira kuza ukadutamo imiriro imbaraga uri kuzikura cyase ubushobozi kuko buriya gutangira YouTube channel ni kimwe none no kubona ibyo ushyiraho n'uburyo biproducingwamo cyase uburyo bikorwamo nacyo ni ikindi ubushobozi uri kubukura kankubwire rero ngiye ikintu cya mbere nizo ndo umukozi nyine nkunda gukora ntabwo nkunda kwicara kuko mba nzi neza ko nkwiye kubaho nyine iyo ufite inshingano nyinshi umenya no gukora cyane. ngiye nyine naricaye ndavuga se why not nanjye ntafungura akantu niyo kazangaburira mu meza ngari imbere kandi nyine suko mbyishoboza nanjye yari inshuti nyine abantu bantanzemo mbere baramfasha bamama support bashoboye bampa ibikoresho bagira ute urumva nyine nta muntu wishoboza ibintu ukeneye inshuti. Okay fresh ni ibintu bya fresh kabisa buriya no kubana neza bituma hari ahantu henshi ugenda utambuka imitego myinshi ukagenda uyitaruka kubera kubana neza waba warabanye n'umuntu neza kubwira ati meke ntabwo twabanye nabi ngwino nkwereke utuntu twikorera. Mbere no kubana neza iyo ubanye neza ibintu biroro. Sasa umutima mwiza ufite niba no kubana neza niba abantu bagukunda ugerageze ntihazagire igihinduka. Ntabwo bizahinduka ahubwo biziyongera kurusha. Cheers kwa muri ko. Ujye usenga? Ndasenga. Nkunda n'Imana. Usenga kangahe ku munsi? Iyo mbyutse. Uvugisha ukuri? Iyo mbyutse niyo ngiye kuryama. Kabiri. Tubwire isengesho utera mu gitondo. Narabyuka kuba nyine ugashimira Imana ko byitse ari amahoro karaba nyine karabapfuye ariko wowe kubera ubuntu bwayo uracyariho ugasengera nyine na famille yawe n'utuntu tworoshye ntabwo reka gusenga bisaba ngo uzaye gusenga amasaha 10 ni ibintu byoroshye cyane n'amagambo 3 ku Mana yageraho. Yego rata nibyo sibyo. Okay tugana ku musozo sasa ndagira ngo wenda ugira ikintu wabwira abakunzi bawe cyane abafana bawe bagukurikira umunsi ku munsi kugira ngo twisoreze ikiganiro ariko ntashira. Ikintu nababwira inkunga ya mbere mukore subscribe mume comment mumbwire ibintu nkwiye guhindura. Inkunga zanyu zirakenewe mu buryo ubwo ari bwo bwose kungira inama support y'ibindi byose barakenewe. Okay upininge yo nimero yanjye. Nimero kandi? Nangize ngo ni linki na nimero. Okay fresh sana. Mubwira wakoze kuza ku mashusho ya Sample TV show wakoze kwitabira ikiganiro n'ibintu bya fresh sana ni ibintu birenze cyane. Gende Sot official mukore subscribe.